Imbere yacu hari crossover, power controller, speaker, murazibona stand, hakurya aho ngaho hari piano, power ngizo. Icyo tugiye gukora ni iki rero? Tugiye gukora installation. Ibyo ni ibikoresho tugiye gukoresha installation yacu. Aho ngaho harimo amasinga tugiye gukoresha. Hanyuma rero muraza kunyihanganira, ijwi ryanyu ntabwo rimeze neza, nasaraye ariko turaza kubikora. Ni amasinga ngiye gukoresha installation. Ubwo ayo ngayo nayo n'imigozi y'amaspika n'ibyo ngibyo, ngira ngo murabibona. Ni ukuvuga ngo rero installation yacu tugiye gukora duhereye kuri 0. Amasinga niyo tubuze gukoresha, niyo araza kudufasha gukora installation yacu. Ngira ngo nagiye mbereka uburyo bwo gukora installation. Turaza kuba tufitemo na crossover, ngira ngo nimba babwiye mu kanya, nayo turayikoresha. Mbahaye ikaze rero kuri YouTube channel ya Olibit, mukore subscribe abatarayikora, na munotere na comment, like and share ku bantu bose bakeneye buno bumenyi mu bibagezeho. Nyuma yo kubaha ikaze rero, ubu gahunda ni ukugira ute? Ni ugukora installation. Ngewe rero hari amavideo amwe namwe nagiye mbakorera imbere, byaba byiza nyine mugiye muyareba kugira ngo nkomerezeho mwumve ibyo ndi buze kuvuga, biraza ko bihuye n'ibyo nababwiye. Iyo ni mixer, ya Behringer. Hanyuma ya ni crossover nkuko nayo babwiye. Aho ngaho nimbaye mbiteretse ahantu nyine kugira ngo bibe biri safe. Hanyuma nkuko ngiye kubabwira, ngewe rero nsa nkaho mpita nkomereza ku byo nababwiye. Nsa nkaho mpita nkomerezaho. Iyo ni imigozi ya mafishe, harimo arajya kuri microphone n'andi turaza gukoresha kuri crossover. Iriya yari micro ya sans fil, yari ifite mikoro yayo ku ruhande, yari iri kumwe na crossover. Mu kanya nabifashe kugira ngo mwabibonye video. Ni ukuvuga ngo ngewe kubera ko mba ndi gukora ndahano mu rusaku n'ibiki byose, ntago najya mbona uburyo bwo kugira ngo mpite nkoraho n'amajwi, kubera ko mba ndi kumwe n'abantu, ndahantu hari abantu benshi. Urabona nk'iyo sale harimo n'abantu bari gukora amasuku, ngira ngo muri kubibona. Aho none ngiye gukora installation. Twakomeje rero. Hano hari habayemo akantu gatoya, ahantu n'irindi twabonye bigoranye kugira ngo tugeze umuziki imbere, bisaba ko negera imbere. Aho ngaho twegeye imbere nyine, twarabiterura tubitwara imbere ho gatoya kugira ngo tuyikore twegeye imbere installation. Ntago twari dufite snake, ariko twakoze nyine uko dushoboye. Installation tugiye kuyitangira. Aho nari mfite power enye. Hari iyindi power yari iri aho ngaho muri iyo sale nasanze, nayo ndayikoresha. Ariyo iyo iri hejuru iriho ayo masinga, niyo nayo mpasanze, nyine nazanye 3. Hanyuma icyo ngiye gukora ni uguhuza. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ubanza kumenya ni ukubanza kumenya uburyo uraza guhuza ibyo bintu byawe. Nubwo uri kubona ndi kubitekerezaho, ndi no kuvugana n'abantu, ariko ntari nkiri gutekereza possibility cyangwa uburyo bwo kugira ngo mbihuze, kuko power nye urumva ni nyinshi. Hanyuma mfite crossover imwe, gusa ikiza nuko ari digital. Digital rero ibisohora inoze nyinshi cyane, inzira nyinshi, biba byoroshye, ntabwo byakugora cyane. Hanyuma nabwiye ngo uranyihanganira. Hanyuma urabibona ko byose namaze kubitereka ku murongo, nta kintu harana nacomekanya, usibye kubona ndi gushyiraho imigozi y'umuriro. Ya mafishi rero nababwiraga dore ngayo, urabona ukuntu ari mesh. Namwe bafite female na male ku mpande, uruhande rumwe ari male urundi ari female. Ni ukuvuga ngo niyo ushobora gukoresha uburyo bwo guhuza
crossover na power ndetse na mixer. Hanyuma naho ndi gutekereza uburyo ngiye kubihuza kugira ngo bize kugira ikintu bimpa. Nari nabonye nabyo bikoresho bisa nkaho biteretse ukuntu byari byangoye kubera ko hari mixer ahantu nakabaye nyihuriza na crossover hari ku ruhande rwo hirya, kandi nyine ntago nari kubona uburyo mbihuza. Bivuze ngo nagombaga kuyitereka ibumoso kugira ngo crossover ikajya iburyo, noneho mixer ikajya ibumoso. Nicyo kintu cyari bushoboka. Nibyo rero nari kubona, nabanje gushyiraho imigozi kuri microphone. Ya microphone igira ni sans fil cyangwa wireless, ariko ifite microphone enye. Ifite microphone enye. Ubwo no kuvuga ngo rero ni byiza gukoresha iriya migozi mu buryo bwo gushyiraho microphone kugira ngo microphone ugende uyikontorora ukwayo. Biba byiza cyane rwose iyo ubikoze kuri iyo microphone umeze nkaho yicometse ukwayo yonyine. Biriya rero ni byiza ku bantu bakoresha microphone. Ujya gushyiramo agafishe kamwe zigagendera icyarimwe ntabwo aba ari byiza. Nyine microphone ntabwo wayikontorora ukwayo ngo bishoboke. Uba umeze nkaho uri gukontorora microphone zose icyarimwe. Biba byiza rero iyo uzitandukanije kuri yo ukakoresha imigozi ari amafishi kugira ngo bitandukane. Hanyuma munyihanganire cyane. Nari nzi ko ngiye gukomeza nkakomerezaho nkaguma nkafata amashusho, ariko umuntu wari kumfasha gufata amashusho yahise agenda. Yari baramukeneye byihutirwa ahita agenda. Biba ngombwa yuko nyine impita nkomeza nkabicomeka. Murabona ko nanabyimuye. Nabyimuye. Hanyuma rero uko nguko muri kubibona, iyo migozi icometseho itatu mwari mubonye kuri mixer, ndaje nongere nyibereke. Iriya migozi itatu urabona hari umugozi w'ubururu, hari n'iyindi bicometse ifite amafishi. Iriya migozi umwe wari uri kuri auxiliary cyangwa izera n'ama auxiliary ari abiri ariho. Imwe ni FX sender, indi ni aux sender. Iriya mugozi w'ubururu uri ahantu kuri main ya mixer, aho bisohokera muri main ya mixer. Ni ukuvuga ngo ikintu kindi hano ndi kubereka ni uburyo iriya crossover nayihuje. Iriya crossover yari ifite LH. Ni ukuvuga ngo yari ifite LH rimwe kabiri ari L kabiri hash. Ubwo ni hano uvuga ngo row yari ifite row na high, noneho B nayo ifite row na high, noneho na C ifite row na high. Ino crossover ni digital, ifite input 3 na output 6. Ni ukuvuga ngo rero yasohoraga output 2 ifiteho row cyangwa beam na high. Ishobora kuyikoresha nka full range cyangwa amatop byose. N'iya kabiri nayo yari uko, n'iya gatatu yari uko. Mbega zakoraga kimwe. Rero ngewe iya mbere niyo nakoresheje nyishyiraho beam, iya kabiri nyikoreshaho full range, iya gatatu nyikoreshaho top. Ni ukuvuga ngo rero nidusubira hari inyuma ndaje mibereke mu kanya murabibona uburyo nagiye mbihuza. FX sender, ubwo ibyo ngibyo hari igihe nyine ushobora kumbwira ngo ese ngo utabitangiye mu biki n'ibiki, ariko munyihanganire nyine nabanje gusaba imbabazi. Hanyuma byaje bisaba ko ujya ugomba kureba kuri mixer yawe. Ngira ngo nagiye mbibereka no muri video z'ubwashize. Ubwo utarazireba subira inyuma zirebe kugira ngo arusheho kumenya ibyo ndi kuvuga. Murabibona uwo mugozi wo hagati nawucometse nkuvanye kuri mixer kuri main, hanyuma nkushyira ku nzira ya kabiri ariho nagombaga gushyira amafuru range. Ubwo nayashyize ku mwanya niba turi kugenda dusohora LH bivuze ngo inzira ya kabiri ari ifite L kuri gatatu, ifite H kuri kane. Ubwo kuri kane niho nasohoreye full range.
ubwo ndi kubabwira kuri crossover, ngira ngo muri kubibona inyuma. Crossover ubwo ngubwo aya makuru niyo mbahaye y'ukuntu byari bihuje. Abantu bafite crossover za digital ya analogue bayoroshye, ntabwo bikaze cyane. Ngira ngo muri kubibona ku nzira ya kane nk'uko nabibabwiye. Reba nubara neza uhereye hariya kuri ya fishi ya kane, urabara hasigaramo imyanya ibiri, uwa kane niwo uriho for ranger. Nuko nguko byari bimeze bicometse. Murabona FX ngiriya mbo, hanyuma iyi FX sender n'iriya aux sender muri kubibona ahantu bicometse, hakaba n'uriya mugozi w'ubururu. FX sender rero niyo nayo nafashe nditwara ngiriya ku mwanya icometse kuri input ya gatatu kuri crossover. Icometse kuri input ya gatatu kuri crossover. Iyi ni imigozi icometse kuri za microphone yo imyiteho cyane no gucomeka bisanzwe. Nguwo muri amugozi nari nkuruye, uwo nguwo ndi gukurura ni umugozi wa FX sender ujya ku nzira ya gatatu, input ya gatatu, ugasohokera kuri output ya gatandatu. Hanyuma iriya ya kane niyo nababwiraga, iriya ya mbere, inzira ya mbere ariyo iyo ijya kuri beam. Inzira ya mbere iri gusohora beam kuri rimwe, ariyo input ya rimwe. Urwanga aho ngaho iyo power yo hejuru ni nigize nayigize seri n'indi power iri munsi. Nibuze kukwereka kuri mugozi nkuru ye, uwo niwo usohoka, uwinjiramo ubwo n'uwo ku ruhande ibumoso, usohoka n'uwo nguwo wundi ufite umutuku, uwo nguwo mfashe niwo wasohokaga, ugakomeza ukajya ku yindi power yari iri kujyaho beam. Mbo murabona ahantu iri kugira beam yo hasi, ira power yo hasi plutôt, iyo power yo hasi niyo yari iriho beam. Hariho beam ebyiri nini, mu gihe iriya yo hejuru yariho beam imwe ntoya. Ngo mwayibonye mu gikoresho nabiretse. Dore ngaha hano uwo mugozi, uwo nawo uwo mugozi uranaye nkuruye, uwo nguwo nkuruye wari uri gutwara amatopu. Uwo nguwo wundi wa gatandatu wari uri gutwara amatopu. Ayo matopu rero yitaga agira ute, ahitaga amanuka aho hasi kuri iyo power yo munsi yari irambitse munsi y'ibyo bikoresho bindi, munsi ya crossover. Hari hagati harimo power control, niyo mpamvu muri kubonaho hacometseho amasinga y'umuriro. Iriya ni power control. Hanyuma iyo migozi yindi nkuko ari nayo bwo ni ya microphone. Hanyuma rero nuko bino bintu nari nyagiye mbicomeka, usibye power ebyiri zonyine zari ziri series, izindi power zari zicometse ukwazo. Gusa ikintu nagiye nkora kubera ko nta masinga menshi yahagije nari mfite, nagendaga nzigira parallel z'ubwazo. Hari buto ibi nyuma muzayitegereze, biriho stereo, ikabaho bridge, ikabaho na parallel, byanditseho. Rero aho ngaho niho nandi kukwereka FX sender ni gukoresha niyo ngiyo mfasheho. Hanyuma aux niriya yo hejuru ya mbere nayo nandi gukoresha X1. Ukuvuga ngo nshaka kongera amatopu cyangwa retour, nahitaga nkoresha iriya FX sender ya mbere, naho n'abandi kongeza beam nkongeza iriya aux1. Izo ni top rero nari nashyize imbere, cyangwa zita turetor ntaribi, nizo nari nashyize kuri stage. Urabona ni speaker no speaker tune nari nashyize kuri stage, kose turi guturuka kuri power imwe, cyane ko nta n'imbaraga nyinshi zasabaga zo, kubera ko ari iz'imbere zari backup, zo ntago zisaba imbaraga nyinshi. Rero kuri power ntaribi arenye. So niyo n'indi speaker yari ihagaze aho ngaho, nayo yari nka backup kagarura nyine mo hagati muri audience. Mbona nkiri gukora installation na nkiri gucomeka, murabibona ko ni ifite utuntu aho ngaho twishimye. Nashyira ariko ayo masinga y'ingenzi ni namaze kuyashyiraho. So icyari gisigaye no gukora test, nkumva ko nyine ibyo nacometse bivuga. Nicyo cyari gisigaye cyonyine, kuko ibindi byo byari bimeze nkaho byagiye ku murongo.
impamvu nanone yatumye ntagomba gufata video hari habayemo agapani gatoya, ntago muri iyo sale harimo umuriro uhagije, byasabye ko dushyiraho tirifoze. Niyo mpamvu twabanje gutindamo nyine, natinzamo gakeya birangora kubera ko nari no gushaka n'umuriro. Murabibona iriya power controller ifite umuriro wa 240 gutya, nyine urabona ko byari sawa. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha ikintu turi gukora test kuri microphone. Iriya ni team iri imbere yuko ikoresha microphone, nanjye ndi kugira gute, ndi kuzishyiraho neza cyane, ibintu namaze kubishyira ku murongo. Beam urabona hariya beam zari ziriho neza cyane zirambitse, kariya kabimu kari hejuru kari kantengushye, karani kamwe gatoya nahoze babwira, kari kantengushye kanze gukora, nagavanyeho nyine, ntago nabanye gakoresha. Nahisemo gukoresha ziri eshatu zari ziri imbere za double cyangwa nini, zimwe zigira mikoro ebyiri nyine, zimwe nini kugira ngo uhite uyibona kari imwe nini. Iyo ni team ari imbere ijye gutestinga mikoro. Hanyuma rero murabona ibikoresho nari mfite nyine byari biteye stress byari byinshi kabisa, byari byinshi, ariko byagombaga gukora akazi kabyo. Nta nubwo wenda byari bicometseho, ntibyari byinshi, ariko kubera sare ukuntu yanganaga, hari hanakenewe n'umuziki, hari harimo na bande, birumvikana nyine ko hagombaga kuba hari igikoresho. Ahantu hari bande bisaba ko agomba kuba harimo igikoresho gihagije. Rero nanashyizeho n'utu microphone turatwa ku matwi, ari abantu nabo bari kudukoresha tumwe two ku matwi. Nari nadushyizeho nitwo turaho hejuru, duto dutatu, nari nadushyizeho kugira ngo badukoreshe, kubera ko harimo scene zo gukina aho hantu. Byari biri gusaba nyine ko hari abantu bagomba gukora amageste yabo bafite microphone zo ku matwi, zimwe zifata ku matwi kugira ngo babashe gukora script zabo neza. Hanyuma rero ikintu nanjye nagumye gukora, nagumye nshyira utuntu ku murongo. Ya piano nayo ntarayishyiraho nayo, ubwo nagombaga kureba nyine ngire utuntu twari twuzuye, sinari nabyitayeho cyane. Ubwo ngiye kureba ukuntu nayishyiraho nayo, ndabutoteri ni iyo ngiyo. Hanyuma ni piano irimo hari imbere nyine, piano irimo aho ngaho imbere. Nayo nagombaga kugira gute, kuza kuyishyiraho na stand yayo, byari biri kumwe nyine muri bag, byari biri kugendera hamwe muri bag. Nuko nguko rero byari byifashe. Hanyuma yo gushyira igikoresho, band murayibona, ibintu bimeze neza, ibintu bimeze fresh cyane. Ndabashimiye rero uburyo mwemeye gukurikirana iyo video, nubwo bitabashije gukunda neza ngo mbereke step by step, ariko byibuze hari ubumenyi mucyuye. Murakoze cyane.